Yes, reka mbashimire kandi bahereze ikaze mbifurize kugubwa neza aho muherereye hose ndetse n'ibyo murimo gukora byose. Tubagezaho amakuru y'imikino, amakuru y'imyidagaduro ndetse n'andi makuru abagenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye hano mu Rwanda, mu Burundi ndetse n'ahandi hose ku isi bitewe n'ibigezweho. Ibyo byose tubibagezaho kandi ku gihe. Nk'uko rero mwatangiye kugenda mubibona, ni Clarisse Karasira uherutse kuvugwaho icyemezo cyo gusiba urubuga nkoranyambaga rwa Twitter. Kuri uyu munsi akaba yagize byinshi atangaza ku byo yari yafasheho icyemezo ndetse anagira icyo atangariza abamukunda nyuma yo kubyara ndetse na nyuma yo gusohora indirimbo zitandukanye mwagiye mubona. Kuri uyu munsi afite amakuru meza kandi adasanzwe akomeje kumuvugwaho, amakuru akomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye bamuvuga ndetse bamugarukaho by'umwihariko ku cyemezo kidasanzwe yafashe cyo gusiba urubuga rwa Twitter. Ngo se byatewe n'iki, byaba byaratangiye bite? Ibyo byose nibyo tugiye kugezaho kandi kugiye. Niba ubwa mbere ubanye natwe urebe ko iyi video maze kandi subscribe, tujye turushaho kubana umunsi ku munsi kandi amakuru yacu ajya kugeraho mu ba mbere. Umuhanzi w'umunyarwandakazi umenyerewe mu ndirimbo za gakondo Clarisse Karasira yisubiyeho ku cyemezo cyo kuva ku rubuga nkoranyambaga rwa Twitter asanzwe abaho. Kuwa 4 Kanama 2022 uyu muhanzi uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yavuze ko ashobora kuva kuri uru rubuga bidatinze kubera ibintu bibi asigaye ahabonera ndetse n'amagambo mabi akomeje kubwirwa n'abantu benshi cyane. Icyo gihe yagize ati, sigaye ndeba ibintu bibera kuri Twitter nkakuka umutima, ngaho kubika abastar, aho kubakomeza, ngaho gutuka abishimiye intambwe Imana ibateza, ngaho gutukana, gukwiza ibihuha, ngaho kwamamaza ingeso mbi n'ibindi bitandukanye. Ni gute abantu twisanze kuri uru rwego ruri cheap gutya? Ndasaba imbabazi abakunzi banjye hano, ariko ndabona ntazatinda gusiba platform nk'iyi. Biteye impungenge ibibera hano rwose kuri Twitter, birakabije kandi wari wese byamutera ikibazo. Kuri uyu wa 6 Kanama, Karasira yatangaje ko yakiriye ubutumwa bw'abantu batandukanye bamugira inama yo kutava kuri uru rubuga arabumvira. Mu butumwa bwo mu rurimi rw'icyongereza yashyize kuri uru rubuga twabushyize mu kinyarwanda, Karasira yagize ati, ndagira ngo nshimire buri wese wampamagaye, wanyandikiye mu gikari na email zibanyibutsa ko ibyo nkora bikenewe cyane. Mwese muri amajwi y'Imana ku isi kandi mwamenyemeje ko ngomba kuguma ku ishuri, amatabaza yacu ahore amurika cyane ndetse twese dukomeze tugume mu murongo duhamagariwe kugumamo. Karasira yigeze kwibasirwa bikomeye muri Nyakanga 2022 ubwo yatangazaga ko mu bukumi bwe yaranzwe no kwitwararika bimufasha kugera ku nzozi yarotaga. Asaba abakobwa kudakurikira ibisheshagirana, bamwe babifashe nko kwishongora, baramutuka karahava, abwirwa amagambo mabi y'urukozasoni ndetse abenshi bamwereka ko ari umuntu uciriritse muri sosiyete nyarwanda, atagakwiriye kuba atangira kwiyemera ndetse no kwiyumva, avuga amagambo ndetse agira benshi agira inama, rimwe na rimwe abivuga ashatse kwigereranya na bamwe mu bakobwa bagenzi be abona batagendera mu murongo mwiza ndetse we yiyita ko ari imiseke igoroye. Abenshi bagiye bavuga amagambo adasanzwe, barimo abakoresha imbuga nkoranyambaga cyane cyane nka Twitter, Instagram ndetse n'ibinyamakuru byaranditse bikomeye bagenda bamugarukaho, ari nabyo byakurijeho kugira ngo Clarisse Karasira ababazwe cyane n'ibigenda bimuvugwaho ndetse n'ibigenda bivugwa n'abandi bantu batandukanye cyane bamukurikira uko bwije nuko bukeye. Ngayo nguko nawe udukurikira ufite byinshi wavuga kuri Clarisse Karasira, ufite amagambo wamubwira kuko asigaye yibera no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariho akorera umuziki we gakondo mu njyana y'ikinyarwanda. Turabakunda cyane rero, niba ari ubwa mbere ubanye natwe rebe hepfo y'ivideo maze kandi subscribe, tujye turushaho kubana umunsi ku munsi.